kugira ngo bakunde baguture mu mutego. Ni ukuri nciye bugufi aho nagaragaye nabi, aho nateshutse. Imana imbabarire kandi namwe mwakomerekejwe n'ibi bintu, ni ukuri mumbabarire. Nakuvuma Nepo, nkakuvuma n'umuhererezi n'intanga yawe ya nyuma nkayivuma. Umugore Nepo atunze Dorothea twatandukanye ntiyamuha n'akazi ko mu rugo. Uri igikenya, uri umugome, uri ikihebe, uri igiheza bugingo. Kandi narakuzamuye rekunyeho nta mugayo. Ndukira umaze guhaga. Bibiri yibita intumbi ibivuga momo. Iki nta bwenge kigira. Ku buryo leta y'u Rwanda ijya gutoragura ingegera zo kuri social media. Depite koma. Kereka niba bamugira umuzamu wo kurinda ibishingwe by'indobo. Nabo umugabo anzanire gaze yanjye. Depite wiba gaze, nabo umugabo anzanire gaze. Hanyuma Nepo naragukomerekeje, ngukomeretsa hejuru yuko mubagiye gutera kamera nawe wari urimo, kandi ubizi neza ko nge nawe twigeze kugirana ibihe byiza. Nzasenga, nzahanura, nzubaha Imana mpaka ku mwuka wa nyuma. Mu gitondo ndi ku musozi nibwo nabajije Imana, ndayibwira ngo Mana mpishurira, ese ndacyari mu muhamagaro, ndambike Bibiliya cyangwa nyiterure? Imana irambwira ngo Theogene we, ngo uhamagara nabyizeho, urugamba uzarwana nari nduzi, ibyo uzanyuramo nari mbisobanukiwe, komeza wicogora. Mbese nurambika Bibiliya urabudatsinzwe n'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Nsanga iyo ngingo niyo. Kuba abashidodi barampagurukiye hari ibyo Imana itarankoresha, kuba abazimu baranshegeye ntabwo mbizi neza, icyo nzira ntabwo nkizi. Ariko iyo ngiye mu mwuka nsanga nsirifuhe, ndazirifuhe ry'umurimo w'Imana, kuko ntawe nibye, nta nuwo nesikorotse, ntawe naririye utwe, ntawe nibye, nta kindi nzira, ni umurimo w'Imana. Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yesu ashimwe nshuti zacu, nshuti z'umusaraba. Nitwa Nibishaka Theogene, umukozi w'Imana uri mu rugamba rutoroshye, uri mu ntambara zikomeye, ariko ndashima Imana iri kumwe nanjye. Iyandinze ari nayo yabarinze irakomeye. Ndagira ngo rero dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, data wa twese mwiza, turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu. Iyaba atari we wari mu ruhande rwacu, abanzi bacu baba baratumize bunguri. Ndakwinginze ngo umwuka wera amanuke abane nanjye, utweze udutunganye, wirengagize gukiranirwa kwacu, ukureho imibabaro yo mu mutima, wirengagize ibyadusembuye, maze ijambo ryawe rimanuke rigwije imbaraga. Mwuka wera aba ari wowe kurisobanurira abaryumva. Mpamagaye ikirere cy'umwuka wera mu izina rya Yesu. Mana, dusengeye abakomerekejwe n'ibyo bagenda bahura nabyo, bimwe na bimwe biturutse kuri bene data dusangiye umurimo. Ndasenze ngo iyi mitima yomorwe n'ijambo ryawe, abafite intambara zo mu ngo zabo, bafite urugamba mu kazi, abafite induru ziri kubavugwaho, abari kurwana intambara batagizemo uruhare. Mpamagaye umwuka wera w'Imana ngo amanuke arwane kandi aneshe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mwami, ntaba ari jyewe, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo ryamamara. Ntihagaragare Theogene, hagaragara Imana iri muri we. Mwami Imana, ni wowe uvura ibikomere, ni wowe ukuraho icyangiro, ni wowe ukuraho Mwami igisebo, ni wowe ukuraho amagambo mabi. Mu izina rya Yesu twatewe imyaku n'abantu, dusigwa icyangiro n'abantu, tuvugirizwa induru n'abantu, ariko wowe uri muri twe ni wamamara Uwiteka. Mpamagaye umwuka wera ngo amanuke aganze mu izina rya Yesu. Reka Mwami abari hirya no hino mu izina rya Yesu bumva ijambo ryawe, bagiye kumvira ijambo ribakure mu rundi rwego ribageze mu rundi. Mpamagaye imbaraga zikiza mu izina rya Yesu. Mwuka wera amanuka aganze muri iki kibaya twicayemo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni kuri Rwanda Gospel, ni ku Iriba ry'Abera TV.
ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, hari abantu mwagiye mudufata uko tutari, tugategwa imitego tukayigwamo turi abantu, bituma zimwe mu ngeso za kamere zishaka kubyuka. Ariko umuririmbyi aravuze ngo izo ngeso zashaka kubyuka uzirandure, uzice rwose. Hari igihe abantu bagutocaringa, bakagutoteza, bakagutondagira, bakagushakira icyangiro, bakagushakira icyashya kugira ngo bakunde baguture mu mutego. Ni ukuri nciye bugufi, aho nagaragaye nabi, aho nateshutse, Imana imbabarire, kandi namwe mwakomerekejwe n'ibi bintu, ni ukuri mumbabarire. Ntago nteze kuva ku murimo w'Imana, sinteze kunamuka, sinteze gucika intege, kuko umuhamagaro w'Imana uracyakomeje ku buzima bwanjye. Rero abaguye, abacumuye, mutubabarire, kandi nongere nsabe abantu bagiye gutera kamera ku mugore twatandukanye. Ndatangariza isi yose ko atari yo mpamvu yo kunamuka cyangwa yo gusubira inyuma, kuko agakiza ntabwo ari ivangamutungo. Agakiza ni umuntu ku giti cye. Rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Hari igihe umuntu aba atuje, ariko Satani akaguhagurukiriza abakobanyi. Rero abantu babonye ibiganiro byagiye bikorwa ku mugore twatandukanye, ntabwo nshaka kumuvugaho, ntabwo abamfungishije mwibuke ko aribo bahindukiye bajya gutungayo kamera. Izi zose ni impamvu zo kugira ngo Theogene abe yasubira muri gereza. Ariko ni ukuri mbibutse ko umugore ari mu karere ka Kicukiro, Theogene mba mu karere ka Gasabo, aho niho nahungiye. Rero abakomeje kuntundagira mujyana y'iminyagara y'ibitoki, mwerekana ko Theo ntajya nita ku bana banjye. Iyo muza kuba muri abanyembabazi, ntabwo mwari kumfungisha mundega ibinyoma munambeshyera. Rero nta zindi mbabazi mumfitiye, ahubwo ni bwa bugome n'imigambi mibi mukomeze kunshurira. Ivuze ijambo rikomeye, inchiriruma Paulo. Ariko Paulo ntiyagira ikintu aba. Muri iyi minsi hateye umwuka w'inzangano nyinshi, by'umwihariko mu bavuga ko ari abakozi b'Imana. Ishari ryarahagurutse rirenga urwego umuntu yarikontororeraho. Ariko uyu munsi nzanye ijambo ry'Imana, nje kuvugana nawe mu byanditswe byera, rivuga ngo iyo uri mu nyanja, ifiriti ihiye, amashi barayakoma. Iyo ugishoboye kwishyura mituweli, bumva ko ushoboye. Iyo ugishoboye kwishyura inzu, bumva ko ushoboye. Ariko iyo ibintu biguhindukanye, baravuga ngo nabambwe nabambwe. Paulo ntabwo yigeze asobanukirwa izina ry'icyo kirwa, ngo ariko kimaze kumuruma ku gikonjo nibwo yahishuriwe izina ry'icyo kirwa. Bamaze kucyambuka nibwo yamenye abo bagendana. Bamaze kucyambuka nibwo yasobanukiwe abo basengana. Ngo ikikururuka kimuruma ku gikonjo. Bene igihugu barareba baravuga bati, kumbe burya Paulo yavugaga indimi, Paulo yahanuraga, twamwemeraga, twakomaga amashyi, twumvaga ko ari umukozi w'Imana. None Paulo niwe washenye. None Paulo agaragaye ari umusambanyi. None Paulo burya agaragaye ari umwesikoro. Ese burya Paulo nawe yajya yabona? Ese burya Paulo twagendanaga nawe? Paulo ni uyu nguyu. Abagendanye na Paulo bagendanye nawe imyaka itari mikeya, baramwemeraga. Hari igihe uhura n'ikibazo, bene so mugendana bakagaragara. Iki ni igihe Imana igiye gutwikurura ibintu byinshi mutigeze mubona, n'ibyo mutatekerezaga. Nge sintinya imijugujugu, nge sintinya amabuye, nge ntabwo ntinya induru n'abampagurukiye. Oya, umugambi w'Imana urakomeje. Niba ari Imana yampamagaye, gahunda irakomeje. Niba ari Uwiteka wanzanye, urugamba rurakomeje. Sinzacogozwa n'incamugongo. Icyakora bazikubwira, abo nibo bazagwa. Komera kigabo, wicika intege, hagarara shikama, winyeganyezwa. Iki nicyo cyatumye
Pawulo umukozi w'Imana, Mwuka Wera amumanukira. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28. Mwihangane, nambaye bote, nambaye ibikoti, nabyukiye ku musozi kuko iki ntabwo ari igihe cyo gukomeza gukina n'abazimu. Iyo udasenga ugakomeza muri ibi ngibi gusa, abadayimoni hari ubwo bakumenyera. Urugamba rurambye rugukuraho abantu, intambara itinze hari ubwo igusigara ikajorite cyangwa ikagusigira ibikomere. Rero abantu bakomeje kudusiga icyangiro kugira ngo mutwange mudukureho amaboko, ariko uwaguharaye azagusiga, nyamara uwagukunze muzagumana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa 28 murongo wa mbere. Titiri iravuze ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja, idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Ku murongo wa 6 ariyo message mbazaniye. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuganye nawe ijambo rikomeye. Imana iravuze ngo inshira iruma Pawulo, nyamara Pawulo ntiyagira ikintu aba. Mu yandi magambo, hari ikintu kikuruma abantu bakavuga bati noneho nahame hamwe ararangiye, nahame hamwe isi mubone. Ariko ntakamenye ko icyo cyakurumye ari cyo kugira ngo Imana iguhishurire abo mugendana. Mu gihe cy'amahoro munategura intambara, mu gihe cy'intambara munagategura amahoro. Nubwo bateguye icyangiro, nubwo bateguye kugusiga amazira ntoki, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu kuri iki gicamunsi ndazana ijambo rivuga ngo nubwo byubakitse bitya, niko bimeze bitya, hari Imana ivuganye nawe ijambo rikomeye. Mama, cyakuruma kugira ngo umenye uwo mubana. Nshuti yanjye, cyakuruma kugira ngo umenye uwo musengana. Cyakuruma kugira ngo umenye ukwishushanyaho. Pawulo akiri mu buzima bwiza, ataragera mu bwato, umuraba utari waza, imvura itari yagwa, imbeho itari yamukubita, abantu bose baramwemeraga. Ariko kimaze kumuruma nibwo yaje gusobanukirwa abamutwaje Bibiliya abaribo, abamukomeye amashyi abaribo. Mu yandi magambo, hahimbazwa Imana igiye kuguhishurira uwo mugendana. Hashimwe Yesu ugiye kuguhishurira uwo musangiye business. Hashimwe Yesu ugiye kuguhishurira uwo musengana. Haramubwira ngo Pawulo we, winamuka. Nubwo bavuze ngo uri mu gihano, wicika intege. Nubwo bavuze ngo urarangiye, oya winamuka. Imana ikugira inama. Uwiteka agira Pawulo inama. Mwuka Wera aramanuka aramubwira ngo burya hari ibigiye kurangirira mu muriro. Mwuka Wera aramwongorera aramubwira ngo Pawulo, teranya umuganda w'inkwi. Nubwo bimeze bityo, ngiye kuguhishurira abo musengana, ngiye kuguhishurira abavuga ko bakwemera. Reka nkwereka abo wishuriye inzu, reka nguhishurira abo wasengeye, reka nkugaragariza abo wahanuriye. Pawulo we, reka nkwereke abo muri kumwe mu bwato. Pawulo, reka mbikwereke neza bituma Imana, haleluya, elepesekotita
tayako sirinima. Pawulo ngo agiteranya umuganda w'inkwi. Pawulo ntiyarazi ikihishemo. Pawulo yabonaga bakoma amashyi akagira ngo ari kumwe n'abantu, nyamara bari abagome, nyamara bariyoberanyaga, nyamara barishushanyaga. Ariko ngo Pawulo amare gucana, Pawulo arateranya. Amaze gucana mu muganda w'inkwi hari hihishemo ikintu. Hari igihe urwana intambara, nshuti yanjye uduteze amatwi ukurikiye ijambo ry'Imana kuri Rwanda Gospel, ku Iriba ry'Abera TV, ugahura n'urugamba. Kumva urwo rugamba n'urwo kukwereka nyoko bukwe. Kumva iyo ntambara niyo kuguhishurira revera wawe. Kumva iyo ntambara niyo kukwereka umugabo washatse. Kumva iyo ntambara niyo kuguhishurira sobukwe. Kumva urwo rugamba n'urwo kukwereka muramukazi wawe. Kumva urwo rugamba n'urwo kukwereka abo mwagendanye. Igikururuka ngo gishoshoka mu muganda w'inkwi, kimuruma ku gikonjo. Ihangane kikurume, kikwereka umuntu wari ukubwira akakwemera. Ihangane kikurume, kiguhishurire umuntu mwarahiranye akaramata. Reka kikurume, uraza kumenya abo mukorana. Reka kikurume, nibwo uza guhishurirwa boss ugukoresha. Reka kikurume, urahishurirwa byinshi, nyamara uri mu nyanja ariko nturamenya izina ryayo. Nyamara uri mu bwato nturahishurirwa izina ry'ubwo bwato, ariko nikimara kukuruma uramenya izina ry'icyo kirwa. Emerita risobanura gukira. Mu izina rya Yesu ngo Pawulo kiramuruma, areba epfo, areba ruguru, kiramuherera, abona kimurumiye mu gihugu atemerewemo. Nta mugombozi wari muri ubwo bwato, no mu basenganaga na Pawulo nta wagize ihishurirwa ryo kujya kwahira utwatsi bita uduhanda nzovu, wenda ngo akamurireho. Baravuga bati reka da, mumureka kenyuke, ni mumureka kinduke, mureka sebere kuri iyi si, mureka isi yose imubone. Ariko Imana yagendanye na Pawulo, ngo umwuka wera amanukira Pawulo, aramwongorera, aramubwira ngo Pawulo we, ntabwo nagutakaza. Pawulo we, oya ntabwo nakureka, ndacyagukeneye, uracyamvugira, uracyari mu muhamagaro. Pawulo ngo ijwi riramubwira ngo yewe Pawulo, kunkumurira icyo gikururuka aho muziko. Hanyuma dufite abantu badutegereje ku isi zatubona, ntabyo mubonye. Hari abategereje ko tuzangara, ntabyo mubonye. Hari abategereje ko tuzabasabiriza tukabategera ibiganza, ntituragera kuri urwo rwego. Imana ntiradukuraho amaboko. Twarwana intambara ntibisobanura ko tuvumye, twarwana urugamba ntibisobanura ko twaciwe. Twarwana ishyaka ry'umurimo w'Imana tukagira ingaruka zitandukanye, ariko Imana yera iracyari kumwe natwe. Umurimo urakomeje, urugamba rurakomeje. Reka biturume, ntituzarambika Bibiliya. Byaturuma mu gitondo tukayiterura saa 7, byaturuma nimugoroba tukayiterura mu gitondo. Ntiduteze na rimwe gutakaza umurimo w'Imana. Yarizi intambara tuzarwana, Imana iduhamagara, yarizi ibyo tuzanyuramo, yarizi bizatubaho. Twebwe twaje tutazi bizatubaho, twebwe tuza ntitwamenye impamvu, ariko Uwiteka we yarazi impamvu. Mu gitondo ndi ku musozi nibwo nabajije Imana, ndayibwira ngo Mana mpishurira, ese ndacyari mu muhamagaro, ndambike Bibiliya cyangwa nyiterure? Imana irambwira ngo Theogene we, ngo uhamagara nabyizeho, urugamba uzarwana nari nduzi, ibyo uzanyuramo nari mbisobanukiwe. Komeza wicogora, mbese nurambika Bibiliya urabudatsinzwe n'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Nsanga iyo ngingo niyo. Dusubije amaso inyuma, sanga Uwiteka yabanye nanjye ndi mayibobo, mba mu kiraro,
mbana n'imbwa igikondo sejemo, nsanga Uwiteka yarandwaniriye, nsanga Imana yandinze amavide, nsanga Imana yandinze sida, nsanga Uwiteka yandokoye 94, nsanga Imana yabanye nanjye ntungera muri Kongo mburana n'umuryango, Uwiteka mpagararaho, nsanga Imana niyo yamfunguye, umugore yamfungishije andega ibiterekeranye, nsubije amaso inyuma nsanga ejo bundi ubwo nafungwaga n'Uwiteka wahabaye, abakozi b'Imana abitiriye iri zina aribo bamfungishije bandega ibinyoma, nsanga Imana iracyari kumwe nanjye, nsanga Uwiteka aracyari intwari mu ntambara, nsanga nta mpamvu n'iyi n'imwe yo kwitura Imana kurambika Bibiliya, ahubwo nsanga iki nicyo gihe ngomba kuyiterura. Uwiteka himbazwe utaradutereranye mu byago n'amakuba. Ijambo riravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko ubizana azabona ishano. Ndahanurira umuntu wese incira yarumye, ndaguhanuriye, ndavuze ngo humura, oya nukomere. Kuba warashenye nta shema ribiri, komera. Kuba umugabo yaragutaye nukomere. Kuba warakoze bikanga, ndahanura gukomera. Kuba ufite ibikomere wakuye muri korali, ndavuze ngo nukomere. Hari umuriro ugiye gukemura ikibazo. Imana ivuganye nawe, ndi imbere y'isi, ndi imbere ya kamera. Imana ntizagutererana nubwo ariyo yaguhamagaye. Hari ibyo utarakora, kuba abashidodi barampagurukiye, hari ibyo Imana itarankoresha, kuba abazimu baranshegeye ntabwo mbizi neza, icyo nzira ntabwo nkizi, ariko iyo ngiye mu mwuka nsanga nsirifuhe, ndazirifuhe ry'umurimo w'Imana, kuko ntawe nibye, nta nuwo nesikorotse, ntawe naririye utwe, ntawe nibye, nta kindi nzira, ni umurimo w'Imana. Niba uri kumwe nanjye ihangane ukomere, Uwiteka ntiyagutakaza. Niba hari ibyo utarakemura, niba hari ikimana itarakorana nawe, umuhamagara wawe nturarangira. Wirambika Bibiliya mama, kubera inkuru z'incamugongo abazikubwira bazagwa, bazagusiga ukomeye. Bibiliya ivuze ngo iki muri Habakuki? Iravuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, inka zo mu mutara zigateka, izo mu gishwati ntizongere gukamwa, ndetse ngo bagahingira urusimyera. Nzahagarara ku munara, niko Habakuki yanditse. Aravuga ngo nzarindiya icyo Uwiteka yavuze, nawe azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Nimuterura imipanga, mubambura amacumu, mufora imiheto, umurimo w'Imana urakomeje, ntituzasubizwa inyuma n'abaduhagurukiye. Ahubwo izi ntambara zigutere gusenga, zigutere gukomera, zigutere guhagarara. Uwiteka ari kumwe nawe, winamuka, wicika intege, songa mbere, matunda yiko mbere. Ubugingo buraharanirwa, ijuru riraharanirwa, nta ntambara igira. Intambara yose watindanye nayo wishugunye imigisha. Satani yafuhiye amasezerano ya ejo bundi Lazaro asinziriye. Sezerano ry'umuntu iyo risinziriye abantu baravuga, sezerano iyo risinziriye bavuga ko wagumiwe, bavuga ko utazabyara. Ariko iki ni igihe Yesu agiye gukangura isezerano ryawe. Nirimara gukanguka bazaceceka, inzu yawe nimara kuzura bazaceceka, numara guheka bazaceceka, nushingirwa bazaceceka, nujya mu modoka yawe bazakomera. Ikituma baguhagurukira nuko kibasaba rifuti, ubabwira ngo mungeze ku rusengero, nuko ukikopesha, nuko ukibasaba, nuko ukibandikira message ubatura ibibazo ufite. Ariko mpanuriye ubuzima bwawe, wowe undeze amatwi kuri Rwanda Gospel, kwiriba ry'Abera TV, Theogene naho naceceka, kuko ariyo ntego mufite. Imana izahagurutsa abandi, mwampagurukiye mukimbona. Uwiteka ari kumwe nanjye, sinzacogora. Naho nafungwa nzabwiriza muri gereza, naho mwanyica uwo nabyaye azabwiriza. Inyuma yanjye hari abandi, ndagira ngo mpanurire isi yose. Iki ni igihe Uwiteka agiye gukorana n'ibiharamagara. Iki ni igihe Imana igiye gukorana nabo mudatekereza. Mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 6 Bibiliya yavuze ngo babandi
bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa akindutse, ngo ariko bamara umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Mutegereje ko tuzazima burundu? Ntabwo duteze n'iri na rimwe kwitura Imana, guceceka. Imana yamfunguye ejo bundi, Korode yandeze, Zekeri yampagurukiye, Jiste yampagurukiye, mwaramfungishije, isi yose irabizi, mwijyana ibitoki wanjye mu rugo navuyemo ngo mugaragaze ko mwahindutse. Iyo muba imfura ntimwari kumfungisha, mwari gutera kamera munyunga n'umugore, kuko byose bigishoboka, ariko ntimwari gutera kamera mujya kunsebya mukomeza kwenyegeza ngo umuriro wake. Ibi nzabicamo, muzapanga indi migambi nayo nzayinyuramo. Umuhamagaro nturarangira. Imana yampamagaye, yankijije urwagwa, inkura muri kabare. Imana yandinze sida, inkura mu muhanda, inkiza ubumayibobo. Muntu uko mushaka, munsebye uko mubyumva, mundwanye uko mubyumva. Igihe cyose Uwiteka numva umutima ukimpamiriza ko ngomba kumuhamiriza, nzamuhamiriza no ku mwuka wa nyuma. Icyakora Uwiteka ansindishirize kandi abansindire mu izina rya Yesu. Mpumurije umuntu wese uri mu ntambara nakomere, mpumurije umuntu wese urwaye niyakire gukira. Ndahanurira uwatawe mu izina rya Yesu, marayika gutoragure. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, Imana iguha umuntu uguha urutugu rwo kuririraho mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'umuntu ugutega amatwi. Ijambo ryavuze ngo cyarakurumye ariko ntiwagira ikintu uba. Ndashimira Imana ko hari ibyaturumye ariko turacyahumeka. Ndashima Uwiteka nubwo mwabamburiye amahema gusenya umurimo w'Imana, mukabamba amahema kugira ngo dusenyuke, mugahagurutsa amacumu, mugafora imiheto, mugahagurutsa imbaraga zose z'abakarudaya kugira ngo turangire. Imana Data wa twese iracyari kumwe natwe. Mpanuriye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Wowe wakoraga bikanga nibyongere bikunde. Wowe wari utewe n'umwuka wo gusenya, urwo rugo ni rubeho. Wowe wari utewe n'umwuka wo kukenyuka, uwo mwuka ndawirukanye. Wowe wari utewe n'umwuka wo guhora mu bihombo, uhora mu manza, uhora witaba inzego, mu izina rya Yesu uwo mwuka ndawushenye. Mpagaritse icyamunara, Imana nikwishurire. Mpagaritse amadeni, Uwiteka nakubakire mu izina rya Yesu kandi agutsindishirize. Imana ikwishurire. Mpamagaye Minirivari, uzakomera, uri umutsinzi, uri uwo kunesha. Umwuka w'urushomeri ndawusenya imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Mpamagaye umwuka wera amanuka gukize mu izina rya Yesu. Wowe ufite kanseri, Imana yigukize. Wowe urwaye amara, Imana yagukize. Wowe urwaye umutwe udakira, Imana ni ugukize. Wowe barara bateza amahembe mu izina rya Yesu. Ukimara kumva ijambo ry'Imana natuye kubohoka, natuye iterambere. Sengeye abanzi bawe, Imana ibatembereze mu izina rya Yesu. Umwuka w'abazimu, umwuka w'abadayimoni, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abacwezi mu izina rya Yesu. Fuhe ry'abazimu, fuhe ry'abadayimoni, imyuka y'ishyari mu izina rya Yesu yose nyikubise hasi. Mpamagaye ukukora kw'Imana kumanuke kukurengere none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye wowe umvise ijambo ry'Imana. Satani yaraduhagurukiye kudusiga icyangiro, kutwangisha abantu, ahari ngo mutagira icyo muduha, ahari ngo mutagira icyo mutumarira. Ariko ndahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Duhamagaye igikundiro kubasizwe icyangiro, duhamagaye igikundiro mu mwanya w'icyangiro, duhamagaye igikundiro mu izina rya Yesu. Abazimu baragushegeye, abazimu baragufuhiye ku iterambere ryawe. Ndasenze mu izina rya Yesu, Imana iguhagarareho none n'iteka ryose. Shalom. Turabakunda, turabanezererewe. Nta mwuka w'ishyari Theogene mfite, nta mwuka w'urwango ngira. Mu izina rya Yesu iterambere ry'abandi. Aho nifuza ko Imana yangeza ni naho nifuza ko Imana yageza abandi. Satani yarampagurukiye ndabizi, abazimu baranshegeye.
dayimoni yarampagurukiye, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye. Sinteze kunyeganyega, sinteze kunamuka, sinteze gucika intege. Abayutubi mwarampagurukiye, abiyita abakozi b'Imana mwarampagurukiye, ariko Uwiteka ndumva ahagararanye nanjye muri uru rugamba. Sinteze gucogora n'umunsi n'uyu n'umwe. Imana impagarareho, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, Uwiteka kuneshereze. Telefone ni iyi ngiyi 0783010002. Niba ushaka ko dusengana, tega amatwi ijambo ry'Imana ku Iriba ry'Abera TV, kuri Rwanda Gospel TV. Ibyo kuba abazimu bashega ngo ndambike Bibiliya namuke mu nzira zo kubaha Imana, ntabwo ibi byo byakunda. Nzasenga, nzahanura, nzubaha Imana mpaka ku mwuka wa nyuma. Imana yankoreye ibikomeye, ntabwo nayitura kurambika Bibiliya, ntabwo byakunda. Imana rero iduhane umugisha. Nsabiye umugisha abansengera, abakomeza kumpumuriza, abaca mu gikari mumbwira muti Theogene komera, ntabwo uri wenyine. Nongere mbabwire ngo itorero rya Deperi nabonye hari abazimu barihagurukiye, ngo hari abashumba baje, nta bashumba bandi bahari. Nshuti zanjye, ntimuyagare. Imana ndabizi neza ko iri torero iryitayeho, ni iry'Imana, ntabwo ari iry'umuvugizi, si irya mwarimu, si irya pasiteri runaka. Uwiteka Imana abereye maso umurimo w'Imana. Rero mudukunde, dukundane. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Shalom, ndabakunda, mugubwe neza. Amen. Nakurwanirira muri we.